beautiful people, welcome back to my YouTube channel. Ni Rusaro dear sister, nk'ibisanzwe nongeye kubaha ikaze. Nshimiye abantu bose bakomeje kunyishyuza ibiganiro. Ni benshi abantu bakomeje kunyishyuza ibiganiro, ariko mwabantu ntabwo biba byoroshye. So ndabashimiye cyane, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu n'ubundi n'ibisanzwe. So uyu munsi ikiganiro tugiye gukora ni get to know me better. So uyu munsi rero hari ibibazo abantu bakunze kumbaza, cyane cyane abantu b'inshuti zanjye zo kuri Facebook bakunze kumbaza ibibazo byinshi bitandukanye. So nahisemo bikeya, ntago nasubiza byari ibibazo byinshi, ntago ndasubizamo bikeya. So ikibazo cya mbere cyarabazaga ngo wenda n'ibindi abazagenda bakomeza kumbaza nabyo tuzagenda tubisubiza, ariko uyu munsi ndasubiza bikeya, ntabwo ndi bubisubize byose. So ikibazo cya mbere cyarabaza, umuntu wambajije ikibazo cya mbere yarambajije ngo amazina yawe yose ni ayahe, kuko no kuri Facebook na Instagram hose ni Rusaro dear sister. So yarambajije ngo amazina yawe yombi ni ayahe. So nitwa Rusaro Emeline, niyo mazina yanjye abiri, Rusaro Emeline. Nagiraga n'izina rya gatatu, ariko nkuko nabivuze mu kiganiro, hari ikiganiro nigeze gukora ndabivugamo, ibyangombwa byanjye bisohotse by'ishuri, diplome yanjye yaje itandukanye n'indangamuntu, biba ngombwa yuko izina rya gatatu turikuramo, nsigarana amazina abiri yonyine, Rusaro Emeline. So niba hari umuntu twiganye rero azi ko nagiraga irindi zina rya gatatu, iryo zina twararyibagiwe ryavuyeho, ubwo dusigaranye amazina abiri yonyine, Rusaro Emeline. Wavukiye hehe? So navukiye mu karere ka Huye, ariko uyu munsi dutuye i Nyanza mu majyepfo, apana Nyanza ya Kicukiro, Nyanza mu majyepfo niho mu rugo iwacu. Ufite imyaka ingahe? Hey y'all, come look at this. Ufite imyaka ingahe? So mfite imyaka 23, nzuzuza umwaka wa 24 mu kwa mbere. Hahiye. Umva imyaka yagiye ndakurahiye, nzuzuza imyaka 24 mu kwa mbere. Ukora iki mu buzima busanzwe? So first of all, ndi umunyeshuri, ndakiga kaminuza, ntabwo irarangira, niga tourism, niga leisure tourism and hotel management. Nibyo ngibyo, ndi umunyeshuri, icyo nicyo cya mbere, wiga ubukerarugendo n'amahoteli. Ikindi mfite akandi kazi, abantu bajya bankurikirana kuri Instagram barabibona yuko hari ibindi bintu njya postinga byo ku kazi dukora, ama removable veneers. Ubwo ariko ntabwo nzambaye. Nibyo ngibyo mfite ako kazi, nibyo nkora. Ikindi nkaba n'umu content creator. So uri single, when are you getting married? Iki kibazo maze kugisubiza, sindi n'impamvu. Iki kibazo maze kugisubiza inshuro irenze. I'm single. And I don't know, nanjye ntabwo mbizi, ntabwo nzi igihe nzashakira, n'ukuri ntabwo nyizi, nanjye ndategereje. Uretse ko nta pressure mfite pe, ariko nanjye ndategereje, ntabwo mbizi, nta kintu nabona ngusubiza hano pe. Ukunda kurya iki? Oh my god, my dear, nimbuza umuntu wo mu majyepfo akaba adakunda ubugari, ntabwo mbizi. So yewe rero nkunda ubugari n'inyama, nikundira agasosi k'inyama karyoshye katarekuye cyane, umva n'ubugari. Ubugari apana cya gitsima gikanyara, uteka agatsima nyine kameze neza, koroshye gukuntu. Mind you, ntuzajya ujya kunyakira nagusura, ujye kuntekera ubugari, ujye ubuteka mpageze, burye bushyushye bwaka umuriro, n'agasosi kakumuriro, n'agasenda ka piripiri, agapiripiri cyangwa akabanga. So nkunda kurya ubugari. Ikindi nkunda ni igitoki. Igitoki cyaba gitogosheje
cyaba cyari amaganda, twe tubyita kubiteka amaganda, sinzi ukuntu mu bindi bice babyita, byaba bitetse amaganda, byaba bitetse umunyigi, byaba ari agatogo, yaba ari yesu rero akavange karimo udushaza, akavange k'agatoki n'udushaza, iyo ushyizemo amavuta yiwe nyitwarira urandangije aho ngaho, ubu ndangije yebawe ubwo ndaguhoberera. Nibyo bintu nkunda kurya, ubugari n'agatoki kabisa, agatoki yaba umunyigi n'ubunyobwa, yaba ibintu byose, agatoki nibyo biryo byanjye. Anyway, niyo ngiye mu rugo i Nyanza, akenshi nsanga mama yatetse igitoki kubera ko nibyo biryo byanjye. Ubugari ni ubugari bwa mu gitondo, mana yanjye, sinzi umuntu wo mu majyepfo udakunda agatsima ka mu gitondo. Ni ukuri ibi bintu njyewe rwose maze kwiheba, sinzi uko bimeze. Dukomeze. So ni ikihe kintu wifuza kuba cyo mu buzima bwawe? So njyewe ikintu nifuza kuba cyo gikomeye mu buzima bwanjye, I want to be a great mother to my children and to the nations. Yeah, I want to be a great mother. Ndashaka kuba umubyeyi mwiza, iyo ni intego yanjye nihaye. Ndashaka kuba umubyeyi mwiza, yaba ku bana banjye nzabyara no ku bandi bantu nzabera umubyeyi, kandi it will happen, no ku bandi bantu bazangirira icyizere cyo kubabera umubyeyi. And why not, I want to be a great mother. Ni ibyo bintu nifuza cyane cyane cyane, buri munsi nibyo bintu mba numva n'umutwaro wanjye mfite, ibyo bintu nifuza cyane. Hakubiyemo ibindi bintu byinshi bitabujije ko nakora ibintu bitandukanye, but that icyo kintu kabisa kimba ku mutima. Ni ikihe kintu kigushimisha cyane? Okay, ikintu kinshimisha cyane cyane ni ukuba ndi kumwe n'abantu banyumva, like abantu nyine nibonamo, abantu inshuti zanjye, abantu nibonamo, abantu like bashobora kunsharenjinga ariko nanone nkambizi ko bashobora kunyumva. Atari abantu uba urimo ukumva umeze nk'udahari. Nkunda inshuti zanjye, nkunda abantu, iyo ndi kumwe n'abantu nyine nzi yuko ndi kumwe n'abantu banjye yo mva numva umutima wanjye wanezerewe cyane pe. Ikindi, kuki kamere kuri iki, wize he segonderi? Okay, muri segonderi nize ku bigo bibiri, kuva mu wa mbere kugeza mu wa kabiri nahize ku kigo kimwe mu karere ka Ngororero cyitwa ADEC. Iki kuva mu wa gatatu kugeza mu wa gatandatu, aho nakoreye tronkomere naho nakomereje mu wa kane. Ni ikigo kimwe nanone cyo mu Ruhango. So ikindi kibazo, kuki uvuga ibintu biri serious cyane kandi uri umwana? Wow, okay, ni ukuvuga ngo first of all ntabwo si umuntu ugiye kugira imyaka 24 ntaba akiri umwana we, wazi pe, nagiye kabaye. So ntabwo ngiye nibona nk'umwana, first of all ntabwo njya nibona nk'umwana, nta nubwo okay, igihe cyanjye cyose nabayeho nabaga ngendana n'abantu banduta, ntabwo niyizi mbayeho ubuzima bungana n'imyaka yanjye. Ni ukuri pe, ntabwo ngiye kubeshya, ntabwo niyizi mbayeho ubuzima bungana n'imyaka yanjye. Igihe icyo ari cyo cyose nagize imyaka 5 ngendana n'abantu bafite, inshuti zanjye zabaga zifite basi nka 11 gutyo, urumva babaga banduta. Akenshi no muri classe nigagamo wasangaga ari njye muto, cyangwa ndi mu bantu bafite imyaka mikeya. Mu bantu twagendanaga, yaba no ntabwo niyizi nyine ngendana n'abantu ntabwo niyizi ndi umwana mu by'ukuri. So ntabwo niyizi ndi umwana, ariko ntabwo nibona nk'umwana. I'm mature enough, I'm very mature. In fact nabaye mature kera. So rero ntabwo nibona nk'umwana, first of all. Ikindi cya kabiri, ibintu mvuga ni ibintu nkunda. Ikindi ni ibintu nabonye, ni ibintu byinshi mvuga, ni ibintu mba nara experience, ni ibintu mba narabayemo. So ntabwo bingora,
ntago bingora kubivuga, ntago bingora kubyumva, ntago iyo umuntu ambwiye ngo nahuye n'iki kibazo ngo wenda muri famiye mu biki drama ntago zijya zindushya kuzumva. Drama ziranyorohera kuzumva kubera ko biba bimeze nk'aho ari ibintu nyine iyo umuntu avuze ndamwandastandinga, iyo umuntu ambwiye ibintu ndabyandastandinga, stories z'abantu ndazandastandinga, and I'm not quick to judge. Yeah, kubera ko ibintu okay, simply biranyorohera kuvuga ibintu mvuga, kandi iyo uvuga ibintu wabonye wenda wabayemo, cyangwa wenda ushobora no kuvuga ikintu utabaye wowe kitakubayeho, ariko kuko uzi yuko hari possibility yuko byaba ushingiye ku byakubayeho, wenda ari inkuru y'undi muntu, ukumva nyine it makes sense. Like ntabonye nibona nk'umwana. Yeah, I'm mature, very mature. So my people, ibyo nibyo bibazo bambajije, ni nabyo bikunda kugaruka cyane cyane icyo ngicyo ngo asengo kuki uvuga biriya bintu kandi ukiri mutoya. Yeah, so niyo mpamvu rero ntabwo nibona nk'umwana. Ikindi it's my passion, I want people to heal. Icyo nicyo kintu cya mbere, mvuga ibintu nifuza ko bigira impact, bihiringa abantu, bikiza abantu mu mitima, kubera ko hari abantu benshi bafite ibibazo bahura nabyo bya buri cyane cyane mu mafamiye. Niyo mpamvu nkunda family dramas. Abantu bafite ibibazo byo mu mafamiye yabo ariko badashobora kubasha kuvuga. First of all, batinya famiye zabo, bumva ko bazaba judged. So njye rero nimba numva mfite imbaraga zo kubivugaho, why not? Mureka ahubwo mbavugiye, mujye munsangiza ama experience yanyu, mujye munsangiza ibibazo muhura nabyo, mbibavugire. Njyewe umunwa wo kubivuga ndawufite and I'm not afraid, ntabwo bamfite. Like nshobora kubivuga. If you judge me, why do I care? Why do I have to care? I don't. So rero niyo mpamvu mujye ahubwo mujye munyandikira message, mujye mumpa ibitekerezo byanyu, mujye mumbwira, kuko mujye munsangiza ibintu munyuramo bya buri munsi, kuko I know people suffer kandi ntabwo bashobora kubivuga. Rero nkanjye ubashije kubibavugira, why not? I will. I want you people to heal. Imiryango yo mu Rwanda, imiryango yacu iri broken, so I want at least kugira ikintu bivugaho cyangwa bikoraho, kandi ngenda mbona result umunsi ku wundi, kuko abantu bakomeza kunyishyuza ibiganiro ni abantu biba byaragiriye umumaro. So my people, ndabakunda cyane. Iki kiganiro cy'uyu munsi kibaryohere, musharinge. Ikindi maze kubona ko abantu bareba ibiganiro byanjye abenshi ni abantu bataba barakoze subscribe. Mwihangane musubscribinge, mujye mubona ibiganiro byinshi ku gihe, mufungure n'akazogera. Ngiye kuzajya mbahundagazaho ibiganiro byinshi, so mufungure n'akazogera, mujye mubona notification, subscribinge, mupostinge, musharinge, munanyandikire, mumbwira ibintu muba mwifuza ko mvugaho, mubona ntaye nabavugiraho. I'm here for you. I love you guys. Bye.